byinira Yesu di ubyutsa amahoro. Shira amaguru hasi ubyinira Imana, waramutsa amahoro. Tambira Yesu, ibuke aho Imana yagukuye. Mukiza Yesu, haleluya. Ndaje Mana, iki gitondo ndaje, uyu mwanya ndaje Mana, ndaje imbere yawe, erega ni njyewe wundi, ni njye Mama Ebenezeri Yesu, ni njyewe Yesu, haleluya. Nazaga mu gitondo njyewe we, Yesu we, ni njyewe, ndabyibutse we, Yesu we, ninjye ugarutse Mana, ndagarutse muri iki gitondo Mana, muri uku kwezi ko kugushima, ninjye ugarutse. Ibuka Yesu we, ibuka mfite ibibazo, Mana nyemerera ngushime wankoreye imirimo igaragara n'itagaragara. Amen. Cheza ginira Imana, yewe we, ibuka imirimo. Shimwa Mana, ndaje, ninjye Mwami, naje Mwami, Papa naje, ninjye kakana kawe. Yesu we, ni wowe utumara agahinda, ninjye we Yesu. Nyibuka Yesu Yesu yego Mwami, ni wowe umara amarira, naje kugushima, ngushime nuko wanyumvise, waranyumvise, uransubiza. Haleluya. Haleluya. Mana wumva gusenga, ndi umugabo wo kubihamya. Yesu uri umutabazi wanjye, ndi umugabo wo kubihamya. Iki gitondo ndaje Mwami, ninjye uje kugushima. Ukwezi kurashize, imirimo wakoze ni myinshi. Naguhigiye Mwami, haleluya. Haleluya. Uramburiye amaboko Mana, ushima, shimwa Mwami, shimwa Yesu, shimwa, ushime. Yego Yesu.
ramburira Imana amaboko, shima Imana, aho yagukuye ni kure, aho yadukuye ni kure, dushima Imana. Amen. Haleluya. Imana yubahwe. Mana ndagushimiye, ngusize hejuru Mwami Mukiza, ngusize hejuru igitare cy'amahanga. Ni njyewe wa wundi Mama Ebenezeri, nigeze kuza nkiri umukobwa, naje naranashatse, yewe n'ubu naraje no mu bihe byashize. Wagiye wumva gusenga kwanjye, wagiye untabara Mana, ndagushimira. Imirimo wankoreye ni myinshi, rimwe na rimwe kubivuga biranananira, rimwe na rimwe kubitondeka mbura uko mbitondeka, rimwe na rimwe hari n'ibyo nibuka nkumva birandenze, ariko wumve ko ngushimiye. Akira icyubahiro n'iki gitondo. Ndagushimiye ku mpano y'ubuzima, ndagushimiye ku mahoro Mwami, amahoro umuntu akaryama agasinzira akabyuka. Ndagushimiye uburinzi, ndagushimiye imbabazi zawe, ndagushimiye gukora kwawe, ndagushimiye ko wumva gusenga. Uri Imana yumva gusenga kandi urasubiza. Wowe abantu twababwira ntibadusubize bakatwihorera, yewe isi tukayihuruza bene wacu tukababwira, ariko wowe Uwiteka uratwumva ukadutega amatwi. Naho igisubizo cyaba kiri mu gihe kizaza, uduha ihumure, ukaduhumuriza, ukavugana natwe, ukaduhumuriza tukagendana ihumure, ukaduhumuriza kuko ijambo ryawe rivuga ngo nimuhumurize abantu banjye, tukagendana uwo munezero dufite ibyiringiro kuzadutabara. Turagushimira, ni byinshi wakoze Mwami. Uhabwa icyubahiro iki gitondo, nkuramburiye amaboko Mwami. Abera bose bakuramburira amaboko Mwami. Umuntu wese wakoreye imirimo n'ibitangaza waje imbere yawe, nk'uko uyu muririmbyi abivuze, twazaga turushye tunaniwe, buri wese afite icyamuzanaga imbere yawe. Turabyibutse Mana, ushimwe muri uku kwezi kw'amashimwe. Twibutse kuri Imana yumva gusenga. Hari amasengesho menshi twasenze, hari ibihe byinshi twabaye imbere yawe. Ndabyibutse Yesu we, nazaga imbere yawe aya kumanywa, ayo muri komba, nkwinginga ngo untabare. Yewe Yesu we, ayo gutesha, Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu, ayo kohereza umuriro bari bandembeje. Uwiteka we, warahagobotse ninjye. Wawe wumve ko ngushimye Mana. N'abandi bafite amashimwe, wumve buri wese ibyo akubwira Mana. Twibutse kuri Imana yumva gusenga, tukuramburiye amaboko. Twumvise kuri Imana yumva gusenga igasubiza, tukuramburiye amaboko. Twibutse kuri Imana itega abera amatwi, ukanabarengera ukabasubiza, tukuramburiye amaboko. Haleluya, haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Uyu munsi ni ukwibutsa. Uyu munsi ni ukwibutsa. Turabisanga umubwiriza 5, igice cya 5, umurongo wa 3 kugera ku wa 6. Umubwiriza igice cya 5, umurongo wa 3 kugera ku wa 6, haravuga ngo, nuhigira Imana umuhigo, ntugatinde kuwuhigura, kuko itanezerewe abapfapfa. Ujye uhigura icyo wahize. Guhiga umuhigo ntuwuhigure birutwa no kutawuhiga. Ntugakundire akanwa kawe gucumuza umubiri wawe, kandi ntukavugire imbere ya marayika uti narafuditse. Kuki Imana yarakarira ijwi ryawe ikarimbura umurimo w'amaboko yawe? Nk'uko mu nzozi nyinshi harimo ibitagira umumaro byinshi, no mu magambo menshi niko bimeze. Ariko weho ujye wubaha Imana, umwami ahimbazwe. Iki gitondo rero ndagira ngo nkwibutse,
turi gushima Imana, turi mu kwezi ko gushima Imana, ukwezi kwa 9, yewe ndetse kugeze ku musozo ni igihe cyo gushima Imana, ukwezi kurashize, ni igihe cyo kwibuka imirimo Imana yakoze tugashima Imana. Ariko abamaze ukwezi bakurikirana bashima nkuko nagiye mbivuga kandi nkuko umwuka wera w'Imana yari yabizanye, ndagira ngo nkubwire ko abafite imihigo uyu munsi dore mvugije ifirimbi, mujye guhigura imihigo mwahize. Ngo nuhigira Imana umuhigo ntugatinde kuwuhigura kuko itanezerewe abapfapfa. Ibyo guhiga umuhigo ntuwuhigura, Imana ibona nk'ubupfapfa. Jya guhigura ibyo wavuze. Waravuze ngo Mana ngo nunkiza ngo nzagushima, ntiwigeze uhagarara n'imbere y'iteraniro habe no gutelefona mwene so muri Kristo Yesu mubwira ati ndashima Imana ko ibi bintu nabisengeye, mpigira Imana umuhigo none nari nkuhiguye, Imana yakira amashimwe. Ntabyo wakoze. N'ubu ngubu ndimo ndavuga ibyo gushima, ntabyo ukoze. Ubwo se urumva uri mu biki? Imana idutabare, twisuzume imihigo wahize, ugende tujye kuyihigura. Ujye uhigura icyo wahize. Imana, ijambo ry'Imana rivuze ngo duhigure icyo twahize. Niba warahize guhagarara imbere y'iteraniro, jya gushaka aho bateranye ahasigaye uhigure. Niba warahize guhiguta nzagushima mfukama nyine nkuko wabivuze. Niba waravuze ngo nzagushima ngo ntere haleluya 5, bikora uko nyine wabivuze. Niba wavuze ati Mana guhigura imihigo, ndakubitsa kujya guhigura umuhigo wahize. Uri mu bibazo utakira Imana ngo Mana ngo nunkura aha ngo nzagukorera, none Imana ibuza abakozi, uraho ngaho n'umuhigo. Jya gukorera Imana nyene warabyiyemeje. Wabivugiraga iki imbere y'Imana ishobora byose? Ndabibutsa kujya guhigura imihigo, ibyo gushimisha Imana umunwa kandi mufite imihigo mwahize. Iyi ndirimbo yavuze ngo Mana ngo ni njyewe nyibuka narinje guhigura umuhigo naguhigiye. Tujye guhigura imihigo mu izina rya Yesu. Kuri 4 bavuze ngo guhiga umuhigo ntuwuhigure birutwa no kutawuhiga. Aho kugira ngo uhige ntujye guhigura iby'Imana. Ubwira Imana ikintu ntuzagikore, wemerera Imana ikintu ntuzagikore. Yo ni nyakuri yitwemereye ibintu irabisohoza ikabikora. Twebwe niba turi abana b'Imana kuko tutagira iyo ndangagaciro y'ukuri. Ibyo twemereye imbere y'Imana ngo tubisohoze, ibyo wemereye abantu ngo bikore, ibyo bifatwa nk'ububeshyi, ni ibinyoma imbere y'Imana, n'uburyarya, n'ugucanganya. Imana se twayicanganya? Umva hasi ukuntu byifashe. Kuri 5 ngo ntugakundira akanwa kawe, hano muri iki gitabo, gucumuza umubiri wawe, kandi ntukavugire imbere ya marayika uti narafuditse. Kuki Imana yarakarira ijwi ryawe ikarimbura imirimo y'amaboko yawe? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ahize umuhigo ntawuhigure, hari ibintu Imana ifunga mu mirimo y'amaboko yacu. Icyo tukimenye. Iyo uhigiye Imana ikintu ntugihigure, irarindira ku gihe mwavuganye. Niba yibwiye urwaye ikagukiza, irarindira ugakira ikarindira. Hanyuma hari ibintu mu isi y'umwuka byifunga. Rimwe na rimwe ugasanga turi kubeshya ng'inyatsi ng'ibiki, Satani ng'ibiki. Oya, twisuzume tujye guhigura imihigo. Bantu mwahize imihigo, dore ndakomanze mujye guhigura imihigo. Abahize ngo Mana ngo abana ngo nibatsinda amashuri ngo nzagira gutya, ngo Mana ngo nongeza aha n'aha, ngo numpaviza ngo nugira gutya, ngo Mana ngo nakanakizwa, ngo uyu mugabo agakizwa, ngo uyu mugore agakizwa akamenya Imana, ngo Mana ngo nzakora ibi. None ko byabaye mukaba mutari kujya guhigura imihigo. Muhaguruke mujye guhigura imihigo. Iki ni igihe cyo guhigura imihigo, ko mu minsi iza bamwe bari bazongera bahiga indi, bashaka uko bahiga indi, bibayobere n'ibyambere batarabihiguye. Imana idutabare. Nkuko mu nzozi nyinshi harimo ibitagira umumaro kuri 6 byinshi, ngo no mu magambo menshi niko bimeze. Imbere y'Imana twirinde kuvuga ibidafite umumaro. Niba uzi ko utazabikora, niba uzi ko utazabisohoza, niba uzi ko bizakunanira, byihorere. N'ubundi Imana ni Imana y'ubuntu, ntacyo ibibaye, ubikoze ubihize utabihize ntacyo Imana ihindukaho. Ariko kugira ngo wemere ibintu ntubikore, Uwiteka azana ingufuri mu mirimo y'amaboko yawe. Wewe wahize imihigo ntuhigure. Jya guhigura, Imana igomorora imigisha yawe. Jya guhigura, niyo nama y'iki gitondo. Twitekerezeho, uvuga ati ese nta bintu nahigiye Imana nkaba naribagiwe, ngo nzafasha abakene, ngo Mana ngo numpa akazi, ngituro rya mbere. Reka kubeshya Imana. Jya guhigura imihigo wahize. Wigeze ubikora kuko akabonye?
abanyamihigo iki gitondo umuntu wese wahize umuhigo ajye kuwuhigura, kandi uhereye uyu munsi twirinde gupfa kuvugira ibyo tubonye imbere y'Imana yacu, twirinde gupfa gusohora ibyo tubonye imbere y'Imana yacu. Abahize imihigo batahiguriye ku gihe, iri jambo rije ari iryo kwihana. Twihane, wihane ugende ubwira Imana ngo Mana nahize ibi n'ibi none sinabishohoje, icyambere banza umbabarire, banza umbabarire naratinze, banza umbabarire nararangaye, banza umbabarire nabaye umupfapfa, banza umbabarire wihane. Yesu abeza abatunganye. Hanyuma nimurangiza mujye guhigura ibyo bintu hakiri kare, hakiri ku manywa zikigendwa, inzira zikigendwa, mu izina rya Yesu Kristo. Kuko mu minsi iza bamwe bagiye kwifuza guhiga indi mihigo ntibikunde Imana ibyo ndabivuga mpagaze ku maguru abiri, ngo basoza bavuga ngo ariko weho ujye wubaha Imana. Kuko niba wubaha Imana hari amagambo utavugira imbere y'Imana so wakubyaye. Niba imbere ya papa utapfa kuza ngo kubita ikinyoma aho ngaho ari papa we wo muntu, ukuntu umuntu aba yubashye se wamubyaye. Twebwe Imana data yatubyaye, kuki tuza tukayifata uko twibone, tugapfa kuvuga ibyo tubonye, tugapfa kwemera ibyo tubonye, tugapfa guhiga ibyo tubonye? Oya, mujye guhigura imihigo mwahize, munihane, tunihane. Iki ni igihe cyo gutunganya ibidatunganije. Shalom. Reka dusenge uyu munsi habeho kwibuka mu buzima bwacu, nta gushima Imana gutyo gusa kandi wicaranye imihigo. Ibyo wahize byose ukaba utarahiguye, Imana kubabarire, kandi abantu bajye guhigura imihigo. Niyo message y'iki gitondo. Dukomeze dushima Imana, dukomeze twibuke iby'Imana yakoze, dukomeze duhamye Imana, ariko kandi twiruka tujya guhigura imihigo. Kristo asingizwe. El Shaddai ushimwe, uratwibukije. Hari imihigo twahize kera, hari niyo abantu bahize vuba. Uwiteka Nyiringabo, hari ibintu wakoze, ariko twari tuje imbere yawe tugushima ko twibukije kujya guhigura imihigo. Turagushimira umuntu wese uzumva iyo diya yarahize umuhigo yiruka nkajya kuwuhigura. Iki ni igihe ushyizeho cyo guhigura imihigo. Iki ni igihe utanze andi mahirwe ngo abantu bahigure ibyo bemeye. Iki ni igihe uvugije ifirimbi kugira ngo abantu bajye guhigura ibyo bemeye. Mwami, ubabarira abahize bose batabasha guhigura. Imbabazi zawe zibe ku mazina ya Mwami uyu munsi, hama no ku bundi buntu bubabarira, kandi kumara kwihana, kumara kwiyeza no kwitunganya ku bw'icyo birukanye gukemura no gutunganya icyo kintu. Imbabazi zawe zibagaragareho. Urakoze Mana, ndagushimiye. Iki gitondo bimenyekana Uwiteka ko ari wowe Mana. Iki gitondo twibuke, ni twe babandi bari bagowe, ni twe babandi watabaye, ni twe babandi washubije. Komeze wumve gushima, komeze wumve amashimwe, ukomeze Mwami indirimbo zacu zikunezeze, mu mitima yacu hadudubizemo indirimbo zo kuguhimbaza kubw'icyubahiro cyawe. Mwami wagize neza, turagushima. Igihe kinini twaje imbere yawe, uyu munsi turagushimira kuri Imana yumva gusenga. Inshuti twazihamagara ntizitwumve, ariko wowe waguhamagaye, uwaraye imbere yawe ntagahapfira, uwaje imbere yawe ntagatahamara amasa, ahubwo ahabonera ubuzima, ahubwo agubwa neza, kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze Yesu, turagushimira, niwe tubikesha, icyubahiro kibi cyawe. Amen. Shalom shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer kuri mikoro. Mwibuke gukora sabone na cyangwa se subscribe. Shalom.